Erega n'ubundi shafara shiraze ubuze telefone akangaka aka ntago nakemera akira ahubwo se ni igicuru urameza mu masoko so rero Mugisha guhera ubu ngubu ndumva igisubizo nako sinavuga ngo igisubizo sinzi wenda nimba wabimfashamo kugishaka ariko nk'inshuti yanjye mbanje kugira ngo umfashe iri nama kuko urabizi nawe ndi muntu ngira ibintu. Don't worry bro, don't worry, urabizi kuva kera I am the problem solver. So akona ukandira n'akabutoto birasaba gusa kwicarana n'ura mukecuru kumwakareba uburyo cy'umwumvisha ko arwaye kandi agomba kwivuza atabivanze n'inzoga. Hanyuma nura mugore nawe tukamwereka ko agomba kubwira mukecuru atabwira nk'umwana kamere. Burya abagore hari ukuntu basharira akashaka kwishaririza kuri nyirabukwe kandi umuntu mukuru urabizi nyine abari mukuru ntabwo bashaka ko mufata nk'umwana. Oya mbose. Salam. Umeze bite? Isawa. Umeze neza se? Umeze neza. Kumagaritse mu nzira. Umva nkubwire. Ubu njyewe nturutse cyangwa ubu nje Kigali gushaka akazi. Wazamubaza ati se koko muracyavugana? Ese kujya ubona dukundana naye se ubizi se ko dukundana? Urabizi ahubwo umva di wegeye umunete. Sibyo umubwire yuko munyamaguni tudakundana. Ngiye nkundana ari we nkunda wenyine ndakwinjiza pasi baba ndakwinjiza. Nese ushingira kuvuga ko yakwanze. Ni mu kivuga. Nta kimvugisha kandi nkubwira ngo ukwezi kurashije. Ako nangira ngo ntago uri kumva cyana uramukunda. Ubukunda kamirindi. Reka uboneye kukugiza amahirwe. Reka. None ko ndi kukubwira ukancisha ubuse hari icyo muziranyeho. Ese ni gutukunda n'umuntu ugatinya kumwibwirira. Kandi muhamagara ntamfate. Na SMS yanjye atayisubiza. Nese ubwo ni batagufata. Ngiye najya mu rukundo rwanyu uramutegeka ngo ubusakuri ariko wowe urabizi ko dukundana wanatunga. Kwenda iki? Nje Kigali gushaka akazi. Kwa nyoko. Nyine nje gushaka akazi mwana. Ariko hari umuntu waguhamagaye. Oya nta muntu wamamagaye narinje. Ndimo ndagenda mpiga muri zino quartier ngo ndebe ko nabona hano bampakaze kabisa. None ubwo hagati aho nje ngufashe iki? Nyine urumva umfashije nk'umujene mugenzi wanjye ukamfasha nkaba hari ahantu wabuzi bashaka umukozi ukandangira. Nyine ushaka uzi gukora iki? Wabasha kwicuruza? Ikibazo gihari rero mama ngerageza rimwe na rimwe kumuganiriza akanyisha kuko ndi kumuzanira ibyo mu mujyi ngo nshaka kumusuzugura ibintu nk'ibyo. Of course abantu bakera bagira mentality zitari sawa ugereranyije n'izubu kuko none se niba kera bararwaraga bakamurwagwa ngo runywesheje ibinini urumva kumubwira ngo barajya kumuha akaturuboka mwesha n'imiti ufite biracyamuri gisaba kutwaza buke n'amabwira ngo niba rero arikosha soma kwanza soma ntukagira ibyo ndumva reka bazo gatuye umutwe turabikemura banya gato ya nabunga gute nazo mwashwaniye kandi ngiye ndi kubikubwira ubwo se nagira ngo se kuri inshuti yanjye nta kintu njya nkuhisha habe n'iki na kimwe nta kintu njya nkuhisha urabizi ubu ngubu naniwe kugenda ngo nyingingire umuntu mubwira ati gutya na ubona kugira ngo bose nese muracyakundana na koko cyane kambwira ati reka uzamubaze se mwapfuye iki akikubwira wenda wumva imvano ariko njye mubwiye yuko yarampamagaye ntago dukundana habe na gato ibyo biri kumbwira biragoye nta kigoye kiri mugira mubwira ngo ukunde koko ngo mwapfuye iki none reka ngiye nkwisabira akantu kamwe njyewe uzamuzane njye twihurire njye nzamwibwira nzamuzana gute ubwo zamuhamagara kandi muhamagara namfate ahubwo wowe uzamuhamagarire wenda mugira ahantu umuntu ahurira njye nzaza muhabasanga
njye nzamwisabira imbabazi. reka mubaze rero ntega amatwi uvuze ko yagusanganye na nyamaboni nanjye uri kumbwira ngo nzagere muhamagare duhurire ahantu nawe udusangane. kandi nawe uratangiye aho hari umuntu w'umugabo uzi wicuruza nnezerega nkubaze ariko nzi mbona ariko kazi mbona kezi naha muri kwimana nakazi nakurangira pe none se ntabyibura nta kandi kazi wandangira ufite mangangaho ese mwana ko n'ubu ngubu nta biceri mpagaze kuko wera kwera urimo urarangisha akazi nta n'ijana ufite basi se ngo umbwira niba hari ahantu waba uzi hari akazi ngewe akazi ndakazi cyane nahamagara mu cyaro sinakurangira ahantu ab'indege ukajya gutegereza ibiyede nawe ugakora nk'abandi basore ufite amatuza yego wenda inda yo sinayivugaho wikwishonjeka namwe wikwishonjesha nyamuneka icyo kidakitagira Ngumva wiki mwana wikina ngewe ndi seriye mwana ntago ndi gukina nawe sibyo wowe umagaritse mu nzira ngo ngurangira akazi kandi nanjye mubwiye ko ntakurangira akazi ku buntu nimba uzi ko nta mafaranga ufite ntago nakurangira akazi byumvikana ko nawe ukananira rwose but as man I will try nzagerageza keep trying niyo unanirwa nanjye ndahari mbanje nkuganiriza kugira ngo mbashe no kuruhuka manisha ntureba se nibura agasura karahindutse nabundi nakurebaga nkabona ishusho wazanye yari imeze nk'imwe nigeze ngusangana munsi y'igiti cy'ipera ku ishuri shaka kantu dagasuka kantu karabikemuye ariko ntabwo gakemuye ibibazo by'iwanjye ahubwo ndumva mu mutwe cyane mu ngo of course ugomba kwifuka kamwe nayo icupa riruzuye ntabwo ririmo uruhutse no cyangwa usinzira uryame cyangwa ndanagucyure wawe usinzira nanone subiza iwawe burya reka turabavandimwe ariko ndagerageza uko nshoboye wenda wa mugani nk'uko bimbwiye nongere nganirize mama ku giti cye n'umugore nongere muganirize bikamwereka n'indi nama nanone mba ndi kuri iyi nyine ndi kwihuta tuba tugezweho cyakoze mba nkubitanye n'umutipe mwiza w'umunyamakuru umunsi twasohoka iyo turavugana furaje ntabwo bibuka umunsi hari kuwa gatanu twasohotse sose nyine umunsi wowe wari uri kumwe na wa mucamo cyafise nabuze ko hari indi tepe yari iri hirya umuganga akomeza nderemboza ariko nyine nkajya mwihorera nkamwihorera nyine nkamugeza mbese genzo ndi kumwe na shafi nawe wari uhari njyewe narababonaga kizaba kibaye kimwe kuri kimwe oya kuri inshuti yanjye ngenda kwizera nta kibazo kandi ari njye uri kubikwisabira biragoye nta n'ikigoye kirimo none keretse nimba umukunda cyangwa hakaba hari n'ikindi muburiye none ubufasha ndi kugusaba ntabwo bwumva akantu gato nta n'isegonda ririmo rero uri kumva kariga erega muri bakuru mwagahuye mukaganira kandi nkubwira njye nta mama kumuhamagara ntamfata nta nanyohereza SMS njye namwohereza ntansubize basi we wabingiramo njye nama nakugira rero uvuze ko umuhamagara nagufatiye uzatire telefone yindi umuhamagare nese wo muhamagara ngo icyo uri kubyitaba ni iki wishinza ikibazo cyawe uri kumbwira ngo kujya ngo indege se ni ibiki kanyumvira nk'iyindi zino zina ry'Imana za sinde se tujya tubona zigenda mu kirere none uretse nkubwira ngewe nubwo akukoza imodoka gukoropa guteka kujyana abana ku ishuri byose nabikora kuno muri kuvuga akazi kanjye sha uje gutwara kanjye ushaka kumenya ngize amahirwe nawe niko ukora se
nimba ari kunywa ajya nkuha kanjye nyine wandangira mu bamabuja b'abashuti bawe ndakubwiza ukuri nuramutse undangiye akazi nimara kukabona umushahara wa mbere nzawukwihera ungiye nzatwara umushahara wa kabiri. Bora mukecuru uribuka ko igihe twigeze tujyanayo nyuma ya defense yego mani uribuka kagwa yampaye karimo ubuki ibyo ngo nibyo ashaka i Kigali ndabikura uyu munsi duherukana tanabonye ko yanyishimiye wowe nkubwiye ngo utaha ubanze uruhuke numara kubaganiza ukumva batabyumva neza uzamuzana nk'umujyanye kwa muganga umucishe hano nidusangira aka kantu se tukakagiraho inama njye nawe atarebye igitsure cy'uwo mugore utekereza ko azongera kugorana ariko sikiyo nama ariyo ndakubwiye ngo kuko wenda n'aka kantu ku miti ntacyo kakwica sibyo harimo ariko kabyangiza ariko tuzakamuganirizaho mama tumukonvinke bundi yumva umwana wowe n'umugore wawe kandi n'umwana okay nyuma ye dufata umugore nawe tumuganirize nk'umwana ugomba kubaha umubyeyi nzagerageza ndebe bizakunda afite frere n'ukazajya guhangana kutuza ariko ibya mama n'inzagwa n'iki none hakiri kumitisha sinzi uko nzabikemura ariko ngomba kwihagarara urumva aka kantu katatumye ugarura agasura ni we mbona shafi wa wundi nzi aka karatandukanye imani n'ibigage n'inzagwa mama basaba kandi noneho wenda suko umuntu yabibura nananyaruka nkagenda nkabizana ariko kubera ko akiri ku miti tugomba kubanza byawe ntibishoboka ntugire impungenge rwose ubwo rero turagakemura mwana wanjye nta kibazo ndaza kugerageza nkuko nabikubwiye nongere nkore icyo kintu wa mugani niyo deal uvuze tuzayikora niwe ndishimiye kukubona hanyuma ibyo bintu tumerekeye ku ruhande twagiretse nk'abaganira ku bisanzwe byacu nk'abajene yasha ibisanzwe meze neza nakubwiye mufite akadiri uri gutekereza mu iminsi ushaka gukora akadiri ugande n'ubwo gusa ntunguye nashaka reka mo tukagakora akadiri ugande bambwira rero hawe ni borose simba bari bagiye kuneka se rwose biba byiza nanabona maneko ariko buriya wabona umugore we yarantumye ngo muneke wabibwirwa n'iki baburi inshuti ibaze niba fabura nkaza kubwira ibintu byose ukanshira amashami uretse ntabwo uzi ko bijya bibaho nyine mvo uyu mutipe nabaye nsa nk'ujya kuri toilette tutadukubitana nawe yari ari kuza ubwo dukwitanira mu nzira umva mbega umutipe mwiza ndabibona we yesu umva noneho ni nkubwira ngo afite ikintu cyiswe kofi ako nawe ukunda amakofi umva njye narakubwiye ati njyewe nkunda amafaranga sise wanjye njyewe nshobora gutetana nawe mbese ko ufite umugore n'abana ariko njye nta rukundo mba nkukurikiyeho mba nkukurikiyeho reka nkubwire njyane dutandukaniye njyewe mpafite urukundo reka nkubwire izo nkondo zawe nta kintu zizakugezaho ndetse reka nkubwire buri munsi ubona afite amafaranga ubujyana yakuye mani njyewe reka nkubwire impamvu nakonsa ku mafaranga cyane kuba mfite akazi biramagije rero wenda sinakundana n'umutipe uri aho wa feke ariko n'urukundo ruba ruzira sheri reka nkubwire njye kuba mfite akazi kumenyereye n'andi mafaranga nsapotinga none we kenyose kamazi sibyo uwo mutipe umbwiye ngo ni mwiza wamukundiye ikofi wamukundiye umva yaba physical si mwiza yaba ikofi ni mwiza umva cyakoze n'ubwa mbere ngiye Christella umva mbonye umuhungu ntashyuha umva ko nshyuha nahise nshyuha numva mbuye mu byanjye numva n'isi n'igiye yikoreye ngira rero yambwiye ngo nzamusure ariko urabizi ko gusura abatipe b'iyi minsi sibyumva yambwiye ngo nzamusure ndabishuzwe namubwiye ati igisuko namubwiye ati mva kereka nubanza ngo kohereza amafaranga nawe nkajya muri Sangano kuza gusura idatinze sanga nangaye ndangije impamubwiye ati akajana gafunze noneho zikwaka amafaranga 100 bakaguha 500. wow umva ahubwo mbwira niba murimo neza tuze gusohoka mutemo umunsi bya ku mafaranga yanjye sanaribite bandusoma akantu se cyane kirema kandi akawaye nini neza
aka karahagije mani aka karahagije kabisa wikurirwa wirushye ahubwo iyo diru yimbwira urayimbwira none hasi cyangwa